Umusore yanteye inda kuva uwo munsi ntiyongeye kunyikoza ndatwita amezi abaye arindwi ampa ibihumbi 200 byo kwitegura iminsi iricuma habura ukwezi ampa amazina yo kwita umwana muri kubyumva ndabyara ntiyahagera ariko umunsi ku wundi ariko abaza umwana ameze ate amakuru yanyu ibintu byose akabibaza nkamubwira se iwacu uzahaza ryari kureba umwana nkierega ababyeyi banjye nabo bagomba kukumenya umusore akaryumaho ati nzaza imyaka ibaye 5 ariko aramfasha ibyo ashoboye byose mu myaka 2 umwana maze yiga sinzi kwishyura minerivare pe n'ikibazo cyose mutuye aragikemura cyaba icy'umwana cyangwa se ikinyerekeyeho ikindi nigeze kumubwira ko nabonye umugabo arangije ati urahubutse cyane ubwo se nago wantegereza nuko ariko birantangaza kuko sindumva n'umunsi n'umwe anyereka ko ndi umuntu bazabana twigeze gukundanaho gusa tubona ntibivamo turabireka uyu musore ndamukunda ku buryo no gukunda abandi byananiye uyu musore nzamukorera iki ngo aze iwacu nibura babone umuntu twabyaranye muzi nzakora iki ngo numve ko atari we Kampara cyangwa se iwabo nta muntu numwe uzi ko yabyaye yaba mama we yaba papa we nabo bavukana ati nta muntu numwe uzi ko babyaye ati birasekeje ntimunseke ati ukuntu umuntu ahisha umwana yishyurira ibintu byose imyaka 5 muzangira inama